Jimmy Pro, reka ngusuhuze ukurikiye Level 9 Record muri aka kanya, wowe kandi wakoze subscribe hora ubona ibikorwa byacu buri munsi, ariko nawe uje uri mushya kuri Level 9 Records nikaze. Uyu munsi rero nabazaniye ikiganiro navuga ko kidasanzwe. Twari tumaze iminsi turi mu butembere, aho ngiye ku giti cyanjye nka Jimmy Pro, nari ndi muri gahunda ya tembera u Rwanda ngo harandi hantu muzayibonera, ariko na Level 9 Records ntabwo twabaga kwicaye. Jimmy yaragendaga, ariko sometimes akagenda na Level 9 Records. Ariyo mpamvu muri aka kanya nguhaye ikaze ku kiganiro nagiriye i Musanze, ikiganiro gihuje n'urugendo nagiriye i Musanze. Musanze naho rero nkunda kuruhukira cyane iyo numva naniwe mu mutwe, yo numva nshaka kongera kugarura imbaraga. Ariko icyo gihe ubwo natemberaga nko muruze kubona muri video, nanagiye kureba umwe mu bahanzi abantu bari bamaze iminsi bambaza. Ahantu rero nkunda kuba nibereye ndi Musanze, n'ahantu heza cyane. Iyo hari umeze nko mu rugo, haba hari amafresher, hano hameze neza cyane. Abantu bakunda kugenda i Musanze murahazi cyane ukuntu hakunze ko hari climat ya bien sana. Reka rero ngowe ikaza mu kiganiro nagiranye n'uyu muhanzi wacu, hanyuma ndajya nkomeza mbasobanurira uko gahunda zagiye zikurikirana. Stay in touch. Reka mbahe ikaze mwese bakurikiye Level 9 Records, ni ya YouTube channel yanyu ya studio nyine yanyu mukunda, iwabo w'igicumbi cy'ibihangano bishingiye ku muco. Uko mubona rero murabona ko ntabwo ndi njye nyine. Uyu munsi nerekeye i Musanze. I Musanze ni ahantu nkunda kuruhukira cyane, ariko nkunda no kuhajya ari muri gahunda z'akazi, aho nagiye kureba uyu muhanzi witwa Ntamukunzi Theogene. Araza kubibwira mu kanya. Hari abantu benshi cyane bakomeje kumbaza ese uyu muhanzi ari he, ahugiye mu biki, ariko nzi ko iyo atari gusohora ibihangano suko bari mu bindi, hari impamvu ze aza kutubwira. Ari niyo mpamvu nkubwira ngo kurikira iki kiganiro kugira ngo uze kumenya aho umusaza wacu yaraherereye, uze kumenya n'impamvu nagiye kumusura uyu munsi. Niba ari ubwa mbere kandi wabugeze kuri YouTube channel yacu, gukora subscribe biremewe, gukora like, ukanasharinga n'abandi kugira ngo ibyo dukora birusheho kugera kuri bose. Nge unyite Jimmy Pro, uri kumwe. Reka twinjire mu kiganiro. Uraho cyane Ntamukunzi. Uraho neza? Amakuru ni meza. Yego. Abanyarwanda rero baramaze iminsi bambaza ese Ntamukunzi bite, umuhanzi Ntamukunzi bimeze bite, nagira ngo utwibwire, mbese unabwire n'abantu aho waruherereye, hanyuma dukomeze tunabwira impamvu ndi kumwe nawe muri aka kanya. Murakoze. Ubundi umuhanzi Ntamukunzi ni njyewe. Aho mperereye Musanze. Naho ngaho. Rero abantu baramaze iminsi nyine bambaza aho uherereye, kubera ko nta bihangano wari uri kubaha. Ese byari bimeze bite? Ntabwo nabihagaritse, ariko nabanje kwitonda kugira ngo nkunde nuzi ibihangano byanje. Igihe ngiye kuzabikorera bijya hanze bifite ireme, bifite n'icyo bivuze. Yego. Atari ukuvuga ngo ndinjira ako kanya ngo umunsi umwe ndakora indirimbo, ejo nkora indi, ejo bundi nkora indi. Oya, ndira maza nkitonda ngatekereza ku buryo igihangano ngiye kuzakora kizaza cyumvikana buri munyarwanda wese yumva icyo nshatse kuvuga cyari. Yego. Ibyo bakora rero mwamwumvise. Ubundi akenshi na kenshi bavuga ko inganzo ntabwo ari ikintu umuntu ahubukira. Biba byiza ko umuntu afata igihe agasubira wenda mu bihangano akagerageza kunoza inganzo. Ni nabyo uyu musaza umuhanzi wacu Ntamukunzi Theogene yarahugiyemo. Ariko ndagira ngo wenda nk'abantu baba bakonye bwa mbere wenda batakuzi, fata kuri ka gakoresho kawe, utunyuze akantu gato cyane k'indirimbo bakuziho, kugira ngo n'abantu bumve izina Ntamukunzi bahita bamenya ngo identity undi ya Ntamukunzi ni iyi. Yego, dukorezaho gatoya. Agakoresho ubundi ku batakazi kitwa ngo iki? Kitwa iningiri. Iningiri. Kaba gakoze mu kise, ni mu cyuma, ni mu plastique? Ubundi abandi gakozwe mu ihembe, ariko ngewe kubera ikoranabuhanga ni igiti gusa. Igiti gusa. Igiti gusa. Kandi kigasohora ijwi ryiza kabisa. Ryiza cyane. Yaducishije rero akantu kugira ngo bamenye Ntamukunzi ninde.
garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abantu ntimbarira senya ntibubaka. Hirya hino mwishiyo, iyo mu mahanga mwishiyo, iyo mu Burayi mwishiyo, Amerika yose mwishiyo, Aziya yose mwihishe, bahora babasaba gutaha kwituze muza kunguka muzabonana. Garuka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abantu ntimbarira senya ntibubaka. Urakoze cyane mwamwibiro ni nta mukunzi muri rya jwi rye ry'umwimerere, ni muri yaningiriye ivuga neza cyane. Ariko ntamuko hari navuga hari ibintu byari maze iminsi bitambuka hano mu Rwanda bavuga ngo injyana ngo afrogako cyangwa afrogakondo, sinzi na niba warigeze kubyumvaho. Ariko nk'injyana yawe ubu uducishijeho gutya bayita ngo iki ifite mu gihugu cyo niba ari 5 ku 9? Iyi ni injyana yitwa ikinimba. Ikinimba. Yego. Kabisa kabisa. Hanyuma rero nkuko nawe babwiye Level 9 Records iyo tugiye ahantu ntabwo tugenda gutyo gusa. Uyu musaza rero nkuko yaramaze iminsi ari kunoza ibihangano bye ari gukora mu nganzo, muri aka kanya tugiye gutangira igihangano cye gishya. Ntabwo ndi bumusabe kubabwira icyo ari cyo, nibanga ruhumba nagaseke adufitiye ubu ngubu, ariko tugiye kubereka n'uburyo tugiye gutangira igihangano cye cyatumye nza hano i Musanze. Nakumenyesha ko kandi niwe nawe uri umuhanzi wifuza ko ibihangano byawe byiza ukora byazageraho bigera ku bushobozi buke tugenda tubona cyangwa se tuba dufite, ushobora kutubwira tukaganira tukareba uburyo impano yawe twayigeza heza. Ni mu kanya gato tugiye kubereka ukuntu tugiye gutangira igihangano cy'umusaza nta mukunzi. Ese nta mukunzi na iki wabwira no abanyarwanda muri aka kanya, cyane ko turi gukurikizana kuri gahunda y'amatora yari mu minsi iri imbere? Cyo nabwira abanyarwanda nuko ubu ngubu turi kwitegura ubukwe. Yego. Dufite umugeni turi kwitegura rwose, turi kwitegura ubukwe cyane ko n'indirimbo ngiye gutegura ngiye gukora niyo umusaza niyo kuvuga ko kuri buriya bukwe bwa kiriya gihe. Yego yego. Asante sana. Naho mu kanya ubu tugiye kujya mu Twitter studio session. Stand touch. Kuko rumaze kubibona nyuma yuko twaganiriye nuko twagize ikiganiro gitoya, nibwo twatangiye gusettinga studio, manatwa ka mini studio hanze. Ntabwo yabyoroshye murabibona kugira ngo tubashe gukora beat. Nyuma yo gukora beat rero nibwo kandi twagiye mu cyumba nararagamo dutangira gukora record mu buryo butoroshye, ariko ndabizi kuri ko twagize recording nziza cyane. Nimuze tumutore ntawe sega inyuma, Paul Kagame wacu niwe gisubizo. Yego. Paul Kagame wacu niwe gisubizo.
muze tumutore nawe usigaye inyuma Paul Kagame wacu niwe gisubizo Kagame wacu niwe gisubizo imitezo ikizo ni muzi ikizo ni iyo nimuze tumutore nawe usigaye inyuma Paul Kagame wacu niwe gisubizo ndatera ibitero ndashashamo Irembe twumve gata muze tumutore nawe usigaye inyuma Paul Kagame wacu niwe gisubizo ongera twumve muze tumutore nawe usigaye inyuma Paul Kagame wacu niwe gisubizo
iwacinama mpuzamahanga ziteranira mu Rwanda. Kubera umutekano dufite iwacinama mpuzamahanga ziteranira mu Rwanda. Kubera umutekano dufite iwacinama mpuzamahanga ziteranira mu Rwanda. Nimuze tumutore nawe usigaye inyuma. Mwabonye kandi mwanabyumviye umusaza wacu nta mukozi Theogene ntabwo yazuyaje yase adutamo umuzigo hanyuma nyuma ko tusoje bwarakengaruka KGL hano muri studio umuzigo ndawutunganya fresh kandi ubu tuvugana wamaze no kujya hanze. Ndaguha link muri description kugira ngo uze nawe kwiyumvira iyo ndirimbo nziza. Reka ngushimire wowe wabanye natwe ikiganiro cyose kandi nkomeza kwifuriza kugira amahoro aturuka ku muremyi wacu. Niba wifuza kandi kuzajya uhora ubona bimwe mu biganiro dushyira ahangaha, niba hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo wakwifuza kutugezaho, jya muri comment utubwire, hanyuma kandi ukore na subscribe, ukore share kugira ngo n'abandi bajye bamenya ibyo dukora, abandi bajye bamenya nanone gahunda dufitiye abanyarwanda, cyane cyane abahanzi, cyane cyane bakora ubuhanzi bushingiye kuri muzika gakondo n'izindi njyana ariko turazikora utazageranwa. Stay in touch rero, turi kumwe, mwakuze cyane, ndabakunda. Call me Jimmy Pro. Asante sana.